Arakoze mwarimu, Imana imuhe umugisha. Kubaje nyuma, nitwa Jules Gabo, ndi umupasiteri, nkorera umurimo w'Imana mu rurembo rwa Ngoma, nyoboye paruwasi ya Kiyanzi. Nkaba ntuye hano hepfo gatoya muri site ya Ntunga. Mfite umudamu n'abana batatu, bari bane, umwe amaze igihe gito yitahiye w'umuhungu, ubwo nsigaranye abakobwa batatu. Nejejwe n'Imana kuba hano kuko muzi banyu twarabanye, uwayoboye gahunda twabanye ku ishuri rya Bibiliya, noneho kandi umuyobozi w'itorero Pastor Philippe mufata nka data mu buryo bwose bushoboka, kuko twabanye igihe kinini cyane kuri sejemu, atubera umugisha ku rwego rwo hejuru. Ntabwo rero dushobora kumwibagirwa. Mwarimu wanyu nawe ni inshuti yanjye, nagiye mbona n'abandi bamwe na bamwe muri mwebwe barimo Aneti, nawe sinamwibagirwa. Twarabanye kera 95, 96, 97, 98 turi ku murimo w'Imana i Nyamata. Icyo gihe nakoraga akazi ka gisirikare. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 4, umurongo wa 6. Dushimiye abayobozi banyu baduhaye umwanya wo kwigisha. Nari naje muri gahunda y'ubukwe, ariko numva ndi buteranire hano gusa guterana. Imana rero ibaha umugisha ko bashimye ko nabaganiriza ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6 haratubwiye ngo Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Amen. Dukomereze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35. Byakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35 haratubwiye ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Sinjya nkunda gusoma ahantu henshi, ariko uyu munsi ndasoma ahameze nk'aho ari henshi, ariko tugiye gusoreza muri Zaburi y'143, ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Zaburi 143, abaririmbyi bigeze kuturirimbiraho indirimbo igendanye n'iryo jambo ry'Imana. Ku murongo wa 5, 143 umurongo wa 5 haratubwiye ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Amen. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rigamije intego ivuga kwemerwa n'Imana. Amen. Kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana. Haleluya. Dusomye ari amagambo Imana yabajije Kayini. Urumva nyine Adamu na Eva barabyaye, babyara Kayini, babyara Abeli. Noneho biza kuba ngombwa yuko ngo Abeli ahitamo gukora ibintu byiza, yaba ageze no mu gihe cyo gutanga amaturo nk'uko tuyatanze, agatanga
inote nini kuruta izindi, akavuga ngo ibyo ntuze byose nabihawe n'Imana, reka Imana nyiture ibintu byiza. Noneho rero Gahini we yaba agiye gutura, agahita ashaka akajya kuvunjisha ibiceri, noneho we akirira inote. Yaba agiye no gutanga itungo, agatanga itungo rigaragara nk'irigayitse. Noneho bari abantu babiri batandukanye. Imana rero inezererwa Abeli kuruta Kayini. Noneho ayo makuru Gahini arayamenya, agira ishyari ryari rikomeye cyane, ariko Imana iramurondora, irabibona yuko yanze murumuna we ndetse yagambiriye no kumwica amujijije ishyari. Ishyari ni ikintu kibi cyane, ariko Imana ihitamo kuza imugira inama, iramubwira ngo Kahini, ibyo bintu byakurakaje ntabwo ari byo. Ni iki kiri gutuma urakarira murumuna wawe? Ni iki gituma ubabara kuri uru rwego? Nuramuka ukoze ibyiza ntuzemerwa. Imana iramubwira ngo ndimo ndabona ibyaha birimo byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe birimo bishaka, ariko ukwiriye kubitegeka. Mu bantu ntimuri kubibona ko ndi bugufi? Ntabyo muri kubona? Njyewe njya kurambagiza bimeze nk'ibintu byangoye, kuko narirebaga nanjye ubwanjye siniyemeraga, nari mugufi, noneho kandi ndi igikara, noneho kandi nanutse, kandi nkunda gusenga cyane, narahombanye, narebwa mu ndorerwamo nkabona ndi mubi koko. Noneho rero ndangije nkunda umukobwa muremure wiviriye i Burundi, undusha amashuri, icyo gihe namukunze niga toronkome, w'inzobe, w'umudirijante, ufite amajwi meza cyane, meza. Neti we bararirimbanye aramuzi, ariko nawe ari mwiza cyane. Noneho murebye mbona ntabwo dukwiranye, kandi nkumva ndamukunze ku rwego rwo hejuru, kandi nkumva sinakwirenganya, kuko urukundo ni icyorezo kitagira uwo gisiga. Ubu n'uyu wayoboye cyaramufashe, n'ubayobora hariya nawe twese twaba tugeze muri repetition, yaririmba kabiri, yaririmba gatatu, nkumva ndapfuye. Nari perezida w'iyo korali, wari dirijante, ariko namureba nakomeza gushaka kumukunda cyane, umutima ukambwira ngo ariko Jire wowe ntiwireba uko usuko, amaboko atareshya ko ataramukanya, urumva uriya muntu yakwemera? Ndashaka kubabwira iki? Abana b'abantu kugira ngo bakwemere hari ibintu bareba. Ubu ngubu nigeze kubona bakira abantu bari mu nama mpuzabikorwa muri nyobozi y'itorero, ushobora kuzarinda upfa utagiye muri nyobozi y'itorero. Kubera iki? Nta mafaranga ufite, ntabwo wize, ibintu urimo ukangisha by'agakiza kenshi. Hari igihe bamwe mu bakuyobora batabireba, barishakira inote kugira ngo bazakwemere. Biragoye. N'umusore uri hano hanze kugira ngo ajye kurongora, n'umukobwa muremure w'inzobe wize ufite akazi, hari kondisiyo abana b'abantu bareba kugira ngo bakwemere. Ubu bamwe muri mwe bazapfa batabaye ba pare, abandi muri mwebwe bazapfa batabaye ba marene, kandi ntako muba mutaze, muba mwahanaguye intebe, mwakoropye isengero, mwasenza yitatu, ariko si ibyo ngibyo abana b'abantu bareba.
ku rwego ijoro ryatandukanaga ntasinziriye, nagendaga ngaramye ndavuga ariko Mana uzamuma iyo pozisiyo nkayimaramo amasaha 3, nkongera nkubikita nkavuga ariko Mana icyo nitwaga Jire we yitwa Julienne, ariko Mana we ubu koko uzamuma. Nabwira Imana ntubona ko n'amazina yacu ameze kimwe, ariko namureba nareba n'umuryango akomokamo ngasanga ni amaboko atareshya atazaramuka. Inkoko yari itagibika ntarasinzira, nari naragowe. Igihe kimwe Imana irasanga mu ijoro izana umuntu nk'uko yazana pasiteri wanyu, aramfata ankoraho arabwira ngo Jire witinya kurambagiza Julienne, irabwira ngo kuva wava mu nda ya so Sengabo na Nyokwasira, Imana izi amazina yacu n'ay'ababyeyi bacu, haleluya. Irabwira ngo kuva bakubyara ntabwo urasambana na rimwe. Njye narize Mana nawe ntaranywa inzoga, ntaranywa itabi, ntarasambana. None Imana iraza mu nzozi irabwira ngo witinya kumurambagiza, umuhungu mwiza umeze nkawe yamukura hehe? Noneho ndangije rero numva mpise mba muremure, ndangije mpita mbona nabaye inzobe nziza cyane. Noneho rero uwo munsi natanze amatangazo ya korali, ndababwira ngo korali yose itahe hasigare perezida na dirijante bige ku murimo w'Imana. Yatekerezaga yuko tugiye gupanga ibintu bya Soruti. Ndangije ndamubwira nti rero ndagira ngo dusigarane iminota 2. Umunota wa mbere ni uwo kukubwira ko nagukunze, umunota wa kabiri ni uwo kukugira inama. Ndamubwira nti rero buriya ndatangiye ubara iminota. Namurambagije umunota umwe, undi munota mugira inama. Ndamubwira nti rero naragukunze ndifuza ko tuzabana. Ubwo ndi kwiga mu wa 3, wari kwiga mu wa 6 segonderi, ndifuza ko tuzabana. Nicyo nagusigarije, nubwo nabwiye bene data ko tugiye kwiga ku murimo w'Imana, ariko n'ubundi n'uyu nawo ni umurimo w'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo ubukwe bwubahwe na bose. N'uyu ni umurimo w'Imana. Umunota ndawurangije ndibana nawe. Umunota wa kabiri ni uwo kukugira inama. Ndamubwira ni rero inama nkugiriye ko wanyemera. Inama yanjye birarangiye. Impamvu namugiriye iyo nama ni iyi, nuko Imana yari yambwiye ko umuhungu umeze nkanjye ntaho yamukura. Haleluya. Abana b'abantu rero barareba kugira ngo bakwemere. Hari ibintu bareba, uzaza utanga igisenge nk'iki ngiki, numvishe ngo muzubaka etaje, kandi koko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubwo rero umuntu uzaza mu gihe cya etaje agahita baha miliyoni, uwo nguwo bazakoma amashyi bahite banamwemera, niyo cyaba ari igipagani. Mwene icyo no kugitenga birabarushye. Kubera ko cyabayoboje imbaraga z'inoti, bakacyemera rero. Bakacyemera. Ubu aha ngaha hari abantu bemerwa
bemerwa rwose ariko mu ijuru batabemera, kuko Imana ntabwo ireba nk'uko abana b'abantu bareba. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibwira Kahini, iramubwira ngo niki kikurakaje, niki gitumye ugaragaza umubabaro, ese nuramuka ukoze ibyiza ntuzemerwa. I Kayisariya ngo hari hariyo Koroneliyo, uwo nguwo yari umunyamahanga, yakundaga ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ngo yagiraga ubuntu bwinshi, noneho ngo icya kabiri ngo yakundaga gusenga ubudasiba, ngo akubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo igihe kimwe ngo Imana yo mu ijuru yohereza marayika, ngo marayika aragenda ajya kwa Koroneliyo, ngo aramubwira ngo Uwiteka Imana yantumye ngo zana nkubwire ngo ubuntu bwawe ugirira abandi bantu n'amasengesho yawe usenga ubudasiba, ibyo byarazamutse bijya mu ijuru, biba urwibutso ku mutima w'Imana. Imana idakiranirwa yabwiye ngo ze nkubwire ngo irabizirikana. Noneho ngo Koroneliyo ngo atumaho Petero ngo amutekerereze ibyo marayika yamubwiye, ubutumwa bwavuye mu ijuru. Ngo Petero aterura amagambo aravuga ngo ni ukuri menye neza yuko Imana, haleluya, yacu itarobanura abantu ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose Yesu ashimwe cyane. Umuntu yubaha yarangiza agakora ibyo gukiranuka, iri mu ijuru iravuga ngo si Imana ndakwemeye, yarangiza igasinya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niyo waba utazi kwandika iriho akadomo, ariko wubaha Imana ukirinda ibyaha, iravuga ngo ndi Imana ndakwemeye. Niyo waba urimo abantu batatu bagiye gusenga, umwe abwira bagenzi bati mfite icyifuzo cy'umugabo. Yari umukobwa ugize imyaka 37, afite umutwe munini, afite impfundiko, areba umurari, nawe yari yujuje ibyangombwa byo kuba mubi. Ariko abwira bagenzi bati munsengere ndimo ndashaka umugabo. Noneho rero bagenzi be aho kugira ngo bamusengere bambara ibitambaro bari bari kumwe nabyo mu butayu, baraseka baravuga batari kuriya nawe natwe bazima twabuze abagabo, none uriya ngo tumusengere abone umugabo. Abantu bafite ibyo bareba, ariko Imana yacu ishimwe kuko itareba nk'uko abana b'abantu bareba. Uwo mukobwa ubu ngubu aba i Kanombe, afite abana babiri. Ubwo ngubwo bamusetse arindiriye umuhungu wa 25 urangije kwiga i Butare. Haleluya. Ubu ngubu aba i Kanombe, twarabanye gikorera ibyumba. Imana yacu rero ntabwo ireba nk'uko abana b'abantu bareba. Nibyo koko uraririmba tukakwemera, ufite n'amajwi meza rwose, urakaze. Yewe utanga n'inote zawe, kandi niyo umuntu utamwemeye aribonekeza kugira ngo uzagere ku gihe cyo kumwemera. Rimwe na rimwe akaza akakongorera utuntu uri ku ruhimbi ngo babone ko muziranye, kandi wakwanariza ibintu akubwiye ukumva niyo atari kubikubwira nta kibazo urusengero rwari kugira. Abantu mbega bakora uko bashoboye kugira ngo bemerwe n'abantu, mbega abantu babemere. Ariko wari ukwiye kumenya ko Petero na Yohana bamaze gukiza cya kirema, abantu baratangaye, babagira ibitangaza ngo bakoze igitangaza. Ariko Petero arababwira ati ibi bintu mubona bibaye ntabwo ari twe tubikoze, ahubwo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Wishaka ko bakwemera, barakwemeramo ibiki?
bitewe n'ubwinshi bw'ibyo utunze, tukakwemera uri aha ngaha, tukabona rwose umeze neza nta kibazo. Njya numva bavuga ngo ni muri Maroc, ntabwo mbizi, ariko ntacyo, reka tubyite ko ari muri Maroc. Umupasitori umwe ngo yigeze ngo abwira abantu, oya ngo yaratashye, ngo ageze mu rugo asanga umugore we ngo yazinze matora n'ibitanda n'intebe, arimo arashaka kwimuka. Noneho umugabo aramubwira ati ese kuri mushaka kwimuka bita? Umugore aramubwira ati ndimo ndashaka kwimuka kugira ngo njyewe n'abana tujye gutura mu rusengero ku Ruhimbi, kuko iyo uri ku Ruhimbi mba mbona uri mwiza, mba mbona ukijijwe, mba mbona useka wishimye, ariko wagera aha ngaha ukatubikamo ubwoba. None rero twafashe umugambi wo kwimuka kugira ngo tujye ku Ruhimbi, hahandi uba ukijijwe, abantu baraza aha ngaha bagakizwa pe, ariko bamara gusohoka gatoya aho abana b'abantu batarimo bababona bagakora ibyo gukiranirwa. Ngo igihe kimwe nanone ngo pasitori aramuretse, uretse kwimuka, uretse ngiye kwikosora, ariko kwikosora biramunanira, ngo arongera ngo arigisha ngo abagore ngo bari mu iteraniro ngo basengerejwe n'abagabo ngo bahaguruke ngo tubasengere. Umugore we nawe barahagurutse, aravuga ati baza mutumvise neza, nababwiye ngo abagore basengerejwe n'abagabo babo bahaguruke tubasengere. Umugore arakomeza arahaguruka. Bishaka kuvuga iki? Muri Korani abantu baratwemera barabona dukijijwe, ariko ku Mana yo mu ijuru yo ntabwo irimo kutwemera. Icyacumu yihase, amaturu yihase, umuturanyi wawe ufasha se, umugore wawe mubanye neza se, amadeni y'abandi wishyuye se. Nk'ibi byumba nabwiye abantu nini muramukanye kandi mubwirane ngo ndakwishimiye kandi ndagukunda. Arebye kigenzi cye abona ntacyishimiye kandi abona ntanagikunda. Ndamubwira ni ko utamusuhuje ngo bimubwira, arambwira turiya muntu nubwo turirimbana ndamwanga, ati n'inzoka yo mu nda yanjye iramwanga, ati niyo mubonye ati mbona ikiyoka kigahita kivuga ngo ikiyoka cyo mu nda ngo nacyo ubwacyo kiramwanga, ngo niyo bagiye guhura ngo inzoka ngo ihita imugenda mu nda ngo ivuga ngo uwo nguwo turamwemera, araririmba tukemera, ariko afite mugenzi we yanga ku rwego adashobora no kumusuhuza kandi baririmba. Wari ukwiye kwibaza ngo se abantu ko namaze kubemeza, Imana yo mu ijuru yo iranyemera. Ubwo Imana yoherezaga Samweli kujya kwimika umwami kwa Yesayi, ngo agezeyo ngo bazana ngo Eliyabu, ngo agiye kumumenaho ihembe ry'amavuta, Uwiteka aramubwira ngo ntuyamusuke uwo nguwo namugaye, ngo haza Aminadabu, Uwiteka nawe aramugaya, ngo haza Shama, Uwiteka nawe aramugaya, kubera ko Imana itareba nk'uko abana b'abantu bareba. Noneho ngo igihe kigeze haje Dawidi, Uwiteka aramwemera. Niyo mpamvu rero Dawidi yavuze iriya zaburi, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera. Yesu ashimwe cyane. Nekereje imirimo y'intoki zawe, Mana nguramburira amaboko,
yari yibutse aragira. Hari zaburi ye nkunda cyane yamaze kuvuga amaze kuba umwami, iriya ya 23 aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sizakena. Haleluya. Ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngo agasubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo akanyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Dawidi aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko ndi kumwe nawe. Dawidi aravuga ngo ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Aravuga ngo usize amavuta ku mutwe, ngo igikombe kirasesekara. Arangiza yiyapura w'amagambo meza, aravuga ngo ni ukuri, ngo kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana ngo bizanyomaho iminsi yose nkiriho, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndimo kuza kuri moto, hari ikintu cyanejeje munyinginge nkibabwire. Uriya mugabo uri gusemura yanze kunyinginga, munyinginge nkibabwire, nawe aranyigize. Haleluya. Nanejejwe nuko Imana yahaye abantu ibindi bintu byose byo mu buzima, ntacyo bakennye, ariko ibima urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu yo mu ijuru yimye abantu urufunguzo rw'ubuzima. Sawuli yatekerezaga yuko urufunguzo rw'ubuzima bwa Dawidi ari we urufite, ariko Imana niyo yonyine yari irufite, kandi yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwa Dawidi. Iryo jambo ry'urufunguzo Imana yaribwiye Yohana baramujugunye ku kirwa cy'i Patimo. irahamusanga. Yohana ngo amurebye ngo yikubita hasi amera nk'upfuye, ngo Uwiteka amukoraho, ngo aramubwira ngo witinya Yohana, nari narapfuye ariko ubu ndiho mporaho ndi muzima, kandi abantu bakujugunye i Patimo ntabwo aribo bafite urufunguzo rw'ubuzima, ahubwo njyewe Imana ni njyewe ufite urufunguzo rw'ubuzima. Amina. Ubundi iyo urufunguzo rw'ubuzima iruha umuturanyi wawe ntabwo uba ukiriho. Iyo iruha umukoresha wawe ntabwo uba ugihari. Buriya impamvu atarakwirukana ni ukubera ko adafite urufunguzo rw'ubuzima. Urufunguzo rw'ubuzima bwawe rufitwe n'Imana yakuremye. Buriya Hamani yariyemeye akeka ko afite urufunguzo rw'ubuzima bwa Moridekayi. Ashinga urumambo abwira umugore we ko akomeye kuruta abandi bantu. Aramubwira ati n'ikimenyimenyi uzareba ibintu bizaba kuri Moridekayi n'Abayuda bose. Ngo rero ngo ijoro ngo yaraye arimo abwira umugore ibintu bisa bityo, ngo ni naryo joro Ahasuwerusi yaraye avuga ngo buracya ryari ngo ngorore ruriya muntu. Imana yo mu ijuru nayo yaraye ivuga ngo buracya ryari ngo ntabare uriya muntu. Imana yacu niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima, niyo mpamvu tugihumeka. Imana ishimwe cyane. ngo Ahasuwerusi ngo aramubaza ngo uwo mwami akunze ngo kubaha ngo bamugenzereza bate? Ngo umutima ngo uramubwira ngo hari uwundi yakunda atari wowe. Arangije aravuga ngo bareba imyambaro y'umuntu ukaze muri icyo gihugu y'umwami, ngo akaba ariyo bambika uwo muntu, ngo bakareba impeta ngo umwami ajya yambara ngo bakayambika uwo muntu, ngo bakareba umukufi ngo umwami ajya yambara w'izahabu ngo bakawambika uwo muntu, ngo bakareba umuntu ukomeye kuruta abandi ngo agatambagiza uwo nguwo umurwa. Ngo Ahasuwerusi ngo aramubwira ngo ihute nonaha udakuyeho na kimwe, ibyo ngibyo ugenda ubikorera umukozi w'Imana Moridekayi.
Dawidi yaravuze ngo Imana ikidutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bayo. Ndagira ngo gutangarize ko Imana idashobora kuzica umuntu ukwanga itari yakugirira neza uwo muntu akiriho kugira ngo kamushengure. Abo bantu bangana n'inzoka yo mu nda yabo ikangana, Imana ikomeje kubarinda kugira ngo izaguhe inda imeze nk'iyi ngiyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Urumva nyine umugore wanjye naramubwiye ngo nanyemera araba yiteganyirije. None uyu munsi ndi umushumba wa paruwasi. Ubwo se urumva atariteganyirije. Naramubwiye ngo nanyemera araba yiteganyirije. None uyu munsi atuye hariya muri site. Namwubakiye inzu ya etaje, mwubakirayo n'inzu ya kadasiteri. Ubwo se urumva atariteganyirije. Kandi icyo gihe namurambagije ndi zero, nta kintu mfite. Murambagiza nta mashuri mfite, ariko uyu munsi Imana yangiriye neza nanjye ndiga. Rero kurebera umuntu mu ishusho ya nonaha, ibyo bintu byihorere. Byihorere, Uwiteka Imana areba na kera uko bizamera. Haleluya. Dawidi ngo isanduku y'Uwiteka ngo yaragarutse. Rero hano haba hari abantu bihaye akazi k'ubunyamakuru nta muntu wakabahaye. Umupasitori umwe ngo yabatije umuntu, noneho umuntu yanga kuva mu mazi, aramubwira ati ko utari gusohoka mu mazi. Undi aramubwira ati n'uru rurimi narwo amazi ntabwo yakozeho, ati narwo rubatiza, ati rwarananiye. Abantu baba bajyanye amakuru ku mugore wa Dawidi, baramubwira ngo Dawidi yatanze ngo umwitero uragwa, ngo yambarire ubusago imbere y'abagaragu ngo ndetse n'abaja. Dawidi ageze mu rugo asanga umugore yarakaye, aramubaza ngo warakajwe n'iki madamu? Umudamu aramubwira ati wari ukwiye kubyina gisirimu. Wagize ngo ni nka kera ukiragiye intama, none ubu ngubu waje mu bantu uratamba ugatinyuka ukabira ibyuya umwitero ukagwa, ukambarira ubusa imbere y'abagaragu n'abaja. Dawidi arangije yibuka iminsi ya kera. Haleluya. Arangije aramubwira ati natambiraga Uwiteka Imana Nyiringabo, yo yakuye se Sawuli ku ngoma, yarangije ikanyimika. Igihe cyose Imana izakuzamura ntuzibagirwe, kandi ntuzatekereze yuko ari imbaraga zawe, cyangwa ngo utekereze ko abatarazamuka ari ubugwari bwabo, ahubwo jya wiyibuka ubwira Imana ngo Mana warakoze. Kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana, kwemerwa n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nigeze kubaramutsa ndababwira ngo tuzahora tuzirikana ibyo Yesu yadukoreye, mugira ngo ntabwo yigeze abikora, ariko nanjye uri imbere yanyu Yesu yarankoreye ibintu bikomeye. Mu minota mike mfite ntabwo nabona uko mbibabwira, ariko ku isi ni njye njyenyine imodoka yigeze kugonga nkagwa hejuru y'ibati. Ku isi izarinda inarangira nta muntu imodoka igonze ngo agwe hejuru y'inzu. Ni njye njyenyine imodoka yagonze nkagwa hejuru y'inzu. Kumanura yo bazanye urwego hariya mu Gitega. Ni njye njyenyine ku isi ingwe yatwaye imarana iminsi 3. Ingwe yaraje mu rugo twabaga mu Rugunga, irangije
papa yahoraga atubwira ati ntimuzajye muvuga ingwe, mujye muvuga ndwara, cyangwa muvuge ngo wa mugabo ngo araje, ngo nuwatura ukavuga ko ari ingwe ngo izagusanga mu nzu ikurye. yajyaga iza hejuru y'amabati tukayumva, buri wese akegera mugenzi we amwitsindagira aho agira ngo iri budusange mu nzu. ariko igihe kimwe iza tukiri hanze, abantu bose bariruka bakinga inzu. bamaze gukinga inzu jyewe iranyikorera iranjyana kuri Setayi, mu gishanga cyo kuri Setayi. yanjyanye ku wa mbere, ngaruka ku wa mbere nijoro saa 4, ngaruka ku wa kane mu gitondo saa 10:15. sinigeze menya niba izuba ryaravaga, sinigeze menya niba imvura yaraguye, sinigeze nsoza, sinigeze ngira imbeho, sinigeze menya ubwenge ngo menye ko bukeye cyangwa bwije. nibuka intwara gusa, ariko ubwenge bwahise bugenda. bigeze ku wa kane ndakanguka, ndebye ahantu nicaye sanga ni mu Bisheke kuri Setayi kwa mama Saniya mu Rugunga. ndangije mbona ndahazi, najyaga mpanyura ngiye kwiga imburabuturo, sohoka muri bya Bisheke. ndangije ndazamuka, icyo gihe ababyeyi bose bari bakiriho. ngeze mu rugo nsanga bamaze iminsi ku kiriyo, bose bariruka barakinga. bamaze gukinga mama araguma aho ngaho, araza arampobera, aravuga ngo niyo yaba ari umuzima ariko ni umwana wanjye. uriya akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. wowe uracyamufite, uri muri idoga, nta makuru ufite, uzamenya agaciro katagihari. Imana rero ireba umuntu kera icyo azaba cyo, yarangiza ikamurinda, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bw'umuntu. ikintu bigusaba gusa ni ukumera nka Dawidi, ntiwibagirwe iby'Imana yagukoreye. ujye wibuka iminsi ya kera. hari umugabo umwe twabanaga, ageze igihe arasinzira ari ku burinzi, interahamwe ziramutwara zimugejeje muri Kongo, zicukura icyobo kinini, zirangije ziramubwira ngo zizamwica ku munsi wa 50. hashize umunsi wa 49 bamukura muri wa mwobo, baramubwira ngo bazamwica ejo. baramubwira ngo nahitemo urupfu agomba gupfa mu mpfu 3 bamubwiye. urupfu rwa mbere ni ukumwambika ibijerekani bakabimutwikiramo, urupfu rwa kabiri ni ugushusha umuhoro bakamukata ipiyese ku yindi, urupfu rwa gatatu ni ukumushyira mu ngunguru y'amavuta bakamukaranga. baramubwira ngo ngaho hitamo urupfu ugomba gupfa muri izo ngize 3. wahitamo uruhe? nawe arangije abura icyo ahitamo. ariko njya nezererwa Imana, umuririmbyi waririmbye ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. iyo utava hasi murengezi, mba naramanutse ngikuzimu. wemera kuzakurwanirira, kunesha no kwawe murengezi. imigambi yawe si nk'iy'abantu hoya, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imbaraga zose zarwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Yewe yaravuze ngo nzi neza yuko Imana ishobora byose, kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yayo yose.
ry'Imana ku buzima bwawe ni muremure. bigeze saa saba z'ijoro ijwi ry'Imana risaza cyane muri wa mwobo, buri buke bakamwica urupfu rumwe muri za sita eshatu. Batekerezaga yuko aribo bafite urufunguzo rw'ubuzima, ariko Imana yabahaye izindi mbaraga ibima urufunguzo rw'ubuzima bwacyo. Saa saba zigeje ijwi ry'Imana rimusanga mu mwobo, riramubwira ngo John, John, bagutwaye usinziriye, none nanjye ngutwaye basinziriye. Uwiteka Imana yawe. Kadusoze dusenga Imana. Abana b'abantu ko bakwemera, ese Imana yo irakwemera? Abana b'abantu ko bagutangira ubuhamya, ese Imana yo mu ijuru yo igutangira ubuhamya? Imana yigeze ibwira Shitani ngo urava hehe? Shitani arayibwira ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Irangije iramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, haleluya, ko ntawe uhwanye nawe, ko akiranuka kandi akirinda ibibi. Hari ibintu bitatu Imana igusaba kugira ngo ikwemerere, byanditse muri Mika 6:8. Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka. Gukora ibyo gukiranuka utitaye icyo uri cyo ku itorero no muri korari n'ibyo utunze. Icya kabiri, gukunda kubabarira, umutima w'imbabazi. Icya gatatu, kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Kamenya ko muri buno buzima umuntu arakomera ariko bwacya koroha, kandi umuntu aroroha ariko bwacya agakomera, bucya bucyana ayandi. Uyu munsi urakize ariko ejo wakena. Iyi si ntisakaye, wanyagirwa nk'uko n'abandi bose banyagirwa. Kwigira rero umuhatari ngo ni uko ngo ku itorero bakwemera, ibyo ngibyo bireke, nta gaciro bifite, ahubwo uhirimbanire kwemerwa n'Imana yo mu ijuru. Ibyo byonyine nibyo bifite agaciro. Reka tugusengere. Urambuye ikiganza cyawe, ariko urambura ikiganza ni wa muntu waguye, kandi ni wa muntu udakijijwe, akababwira Imana ati muri ano materaniro Mana ngugirireho umugisha nanjye unyemere. Ese izina ryawe ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu abiguhishurire. N'inzoga zawe, ubusambanyi bwawe, n'amoko yawe, no kwishushanya kwawe, n'intege nkeya zawe. Ese abana b'abantu bakwemera, iyo mu ijuru yo irakwemera? Mugabo umwe niwe wagiye kwiba igitoki ngo abwire umwana byari mu gihe cy'inzara ngo amucungire imbere, ngo abwira n'uwa kabiri ngo amucungire inyuma, ngo abwira n'uwa gatatu ngo amucungire hepfo, ngo abwira n'uwa kane ngo amucungire haruguru. Agiye kugitema, akana kamwe karamubwira kati papa wibagiwe, wabwiye Anje ngo amucungire imbere, ubwira Jerike ngo amucungire inyuma, ubwira Inose ngo amucungire hepfo, ubwira Karisa ngo amucungire haruguru. Ariko papa uretse kugitema, wibagiwe ugucungira iyo mu ijuru. Hariya ninde washyizeho ngo akurebereyo? Hariho Bibiliya itubwira ngo turabikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko manje nawe rwose, ngo ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe ukabikurikirana, ngo mwari bagize